Mu mwaka wa 2025 Netflix yasohoye filime yavukije benshi ku isi yose ni Billionaires Banka. Muri iyi filime hagaragaramo abakire bajya kwisha mu buvumo nyuma yuko isi bimaze kwisanga mu ntambara y'ibisasu bya kirimbuzi. Benshi babonye iyi filime babifashe nk'ibisanzwe, ariko uyu munsi abakire bakomeye ku isi harimo abamaze kwiyubakira amazu mu buvumo akomeye yabasha kwihanganira ibiza byose byabera ku butaka. Ni ibintu bikorerwa mu mabanga akomeye cyane yuje ubucakura ndetse n'ibinyoma bitabarika. Urakaza neza muri Biman Entertainment. Nta handi uzigera wumva ibyo ugiye kumva uyu munsi. Niba ushaka kumenya ukuri, tera agatebo bane nanjye twinjire mu mabanga. Ni filime ikomeje kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko uko abantu bayitekerezaga atari ko bayibonye, ikagira inkuru yihariye kugeza n'uyu munsi wa none itararangira. Benshi ibyo batekereza sibyo biba muri Billionaires Banka. Billionaires Banka ni filime y'uruhererekane y'Abanyespanye yasohotse tariki 9 z'ukwa 9 mu 2025. Yateguwe n'ibihangange mu gutegura filime birimo Alex Pina ndetse na Esther Martinez. Aba bateguye La Casa de Papel. Ni filime yasohotse ari nk'impanga ya La Casa de Papel kuko nayo ivuga ku bujura budasanzwe bukorerwa abakire babashuka ko babahungishijwe intambara y'ibisasu bya kirimbuzi. Billionaires Banka mu byumweru bibiri byayo bya mbere isohotse yarebwe na miliyoni zigera ku 14 ku isi yose. Aba ni abaturage bo mu Rwanda bose. Iyi filime yageze ku mwanya wa mbere kuri Netflix mu bihugu byinshi. Ariko ikibazo ni iki? Ese iyi filime ni seri gusa cyangwa ni ukuri kwa nyako ku isi ya none? Muri Billionaires Banka abantu bafite amafaranga menshi bahamagazwa mu ibanga rikomeye cyane, babwirwa ko isi igiye guhura n'akaga gakomeye k'ibisasu bya kirimbuzi, harimo ihungabana rikomeye kandi ko imijyi yabo igiye gusenyuka mu munota nk'uwo guhumbya. Bahungishirizwa munsi y'ubutaka mu buvumo bwateguwe neza cyane, aho induru n'intambara zo ku isi zitakwigerereza. Ubu buvumo buba burimo ibyumba byiza cyane, aho kwidagadurira, ubusitani bwo mu nzu, ububiko bw'ibiribwa by'imyaka myinshi ndetse n'amazi n'umwuka biyunguruye. Kuri bo iba ari paradizo iri munsi y'ubutaka. Ariko uko iminsi igenda ishira yari paradizo ihinduka amageragere Madrid, bagatangira gushidikanya. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ubuvumo buzwi nka Survival Condo. Ni ubuvumo bwubatse neza cyane bwahoze ari ububiko bwa misile mu ntambara y'ubutita. Uyu munsi bwahinduwe ubwo gutungurwamo, bwaciwemo amazu menshi atunganyijwe neza, akabagurwa n'abaherwe batunze amamiliyoni menshi y'amadolari. Survival Condo ifite ibyumba byiza bidasanzwe, ifite piscine, aho kwidagadurira, ubusitani bwo mu nzu ndetse n'ububiko bw'ibyo kurya. Hari sosiyete yitwa Vivos Group. Iyi sosiyete yubaka ubuvumo bw'imitamenwa muri Amerika ndetse no mu Burayi. Abaguzi bayo ni abantu bafite agatubutse, basa n'abiteguye irangira ry'isi mu gihe icyo ari cyo cyose. Hari amakuru atandukanye kandi yagiye yerekana ko abahirwe bakomeye barimo Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ndetse na Bill Gates bubatse ubuvumo bukomeye bashobora guhungiramo. Aya makuru avuga ko baguze ubutaka cyangwa bakaba barubatse ahantu hihishe cyane bo muri New Zealand. New Zealand iki ni igihugu kibonwa nk'ahantu kure cyane hategereye intambara zikomeye, hitaruye umugabane w'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo aba bakire bose rero batemera ko izi nkuru ari izanyazo, hari ibinyamakuru bikomeye cyane nka Forbes ndetse na Business Insight byigeze kuvuga ku myiteguro y'aba baherwe mu gihe cya COVID-19 no mu bihe by'imvururu za politike, aho biteguraga guhungira mu buvumo bwabo bubatse bukomeye cyane. Isi ifite abantu batunze byinshi, ariko ni nabo bafite ubwoba bwinshi bw'intambara zishobora kwaduka, ibyorezo, ihindagurika ry'ikirere ndetse n'ubukene bukabije. Ariko izo sizo mpamvu zonyine
kuko iyo ufite byinshi uba unafite byinshi byo gutakaza. Ubwoba bw'aba bagabo rero si nk'ubw'abandi, n'ubwoba bwo gutakaza imbaraga, icyubahiro n'ubukungu. Ku rubuga rwa IMDb, Billionaires Bank yabonye amanota ari hagati ya 5 n'10. Yagaragaye muri seri za mbere 10 zikunzwe ku rubuga rwa Netflix ndetse mu isi hose, ariko inanirwa kumara ku rutonde iminsi myinshi kuko yamaze iminsi igera kuri 20 ku rutonde rwa filime 10 za mbere zikunzwe ku isi hose. Muri Espagne ho yahamaze iminsi 36 gusa, bigatanga umusaruro mucyo ugereranyije n'amafaranga yishowemo. Billionaires Bank ijya gusohoka yari yatangajwe nka filime idasanzwe kandi ihenze cyane ugereranyije n'izindi zose zayibanjirije, ariko imaze gusohoka ntiyarebwa nk'uko babiteganyaga, bituma itinjiza agatubutse. Billionaires Bank uyigereranyije n'izindi zayibanjirije nka Berlin yebwe n'abarenga miliyoni 33 mu byumweru 2 bya mbere isohoka, ihita ibakana kuko yo yarebwe na miliyoni 14 mu byumweru 2 bya mbere gusa. Ibi bikaba byaratumye iyi filime Netflix yifatira umwanzuro udasanzwe kandi ukomeye, dore ko season yayo ya 2 ishobora kutazasohoka. Billionaires Bank yasize benshi bafite amatsiko y'ibizaba, ariko inasiga abandi batayishimiye bitewe n'inkuru yayo igaragara nk'idasobanutse neza. Ese ubuvumo n'umutekano cyangwa n'igifungo cy'akataraboneka? Ese amafaranga yagura amahoro yo mu mutima? Ibi byose iyi filime ya Billionaires Bank yarabisubije. Billionaires Bank ishobora kuba ari filime gusa, ariko ubuvumo bwinshi buri kubakwa hirya no hino mu isi, kandi ababwubaka ni abaherwe bazi neza ibiri imbere, bafite amafaranga kandi bafite n'amakuru. Billionaires Bank ni filime isa nk'iyahombye, ariko yasize ubutumwa butaziguye ku isi ya none. Byinshi biri kuba bibera inyuma y'itangazamakuru na za politike, ariko abafite amaso abona, akanareba, akongeraho kwitegereza barabibona byose. Ukuri kurahari, ariko kurakomeye kandi kurababaza. Reka ngushimire wowe wemeye kubana nanjye. Imana iragukunda.